kongeye kuba ikaze nanone mu kiganiro The Sunshine zamura impano yawe. Nkuko mubizi rero nta handi ni kuri Lion TV 250. Kora subscribe ibintu bigende neza cyane cyane. Naho ndi ni wa musore wanyu NI kabisa. Nkuko mubimenyereye rero mu kiganiro ntago mba ndi njyenyine, bandi kumwe n'abatumirwa batandukanye. Uyu munsi umutumirwa none ninde, atuzaniye iki mu byukuri? Reka tumuhe ikaze mu kiganiro agire byinshi adutangariza. None amazina yawe yitwa nde? Turagira ngo twibwire, tubwire impano zawe n'icyatumye ugera hano kuri uru rwego. Nitwa Elizabeth. Nkaba nyine ndi umukinnyi wa filime, amakomedi, ibintu nk'ibyo. None Elizabeth niryo zina ryonyine ufite? Oya, mfite amazina menshi, ariko Elizabeth niryo zina ryanjye bwite ry'ababyeyi. Okay, none Elizabeth ufite impano nyinshi zitandukanye. Muri no minsi uhugiye mu biki? Watubwira imishinga cyangwa se iyo impano uri kuzamura cyane kurusha izindi muri iyi minsi ni iyi? Muri iyi minsi ni filime nizo turi kwitaho cyane. Filime nizo turi gukina, ariko mu minsi iri imbere ndashaka no kujya mu muziki. Naje gusanga nyine mfite impano yo kuririmba. Ufite impano yo kuririmba. Uraza kuturirimbira aho gato twumve nimba ari indirimbo zawe nshyashya ufite uri guteganya gushyira hanze, uratubwira nta kibazo. None impano yawe wayiyumvishamo ryari? Iyo uri kuzamura ubu ngubu wayiyumvishamo ryari? Watangiye kuyishyira mu bikorwa ryari? Watubwira muri make ukuntu bimeze. Impano nyine yo gukina filime nibyo ndi gukora ubu. Nayiyumvishamo 2015. 2015? Nibwo namenye nyine ko mbere narabikundaga, ariko 2015 nibwo natangiye kugerageza kubikora, nkajya ahantu babikora nkabigerageza tu. None nka filime ya mbere cyangwa se projet ya mbere wagaragayemo yitwa ngo iki? Yari imeze gute? Ese bwa mbere ntabwo wari ufite confidence? Bimeze bite tubwire? Bwa mbere birumvikana nk'umuntu wese nyine kujya imbere ya kamera bwa mbere ni ikintu kigora cyane mu bintu nabonye nyine bigora. Niyo mu buzima busanzwe buri sharp, niyo uko wabayeho kose, ariko kujya imbere ya kamera bwa mbere birarushya, biravuna cyane. Nanjye nyine bwa mbere twagiye muri groupe nyine ya quartier, ndagenda nyine hari abantu muri quartier bakunda gukoresha phone bashyira tu. Nanjye mbajyamo tukajya dukoresha phone, ariko nubwo yabaga ari phone nabaga numva mfite isoni nyinshi cyane, nkajya nyine imbere kuvuga bikananira, umva birangora. Ariko nyuma naje kujya mu yindi groupe aho bakoresha kamera turakora. Nyuma nza no kujya muri company turakora gutyo. Na n'ubu nyine turacyakora. None Elizabeth, muri no minsi ugiye muri filime nyarwanda na comedy. Ese ubu kugeza kuva 2015 kugeza ubu 2021 umaze kugaragara muri filime zingahe? Byaba kubara cyangwa gutekereza? Ariko ibyo byose ni nyinshi. Ibyo byose ntabwo ari nyinshi, ishobora kuba ariko ziri hejuru yenye. None Elizabeth, urumva igihe cyose ubimazemo, ese bimaze kukugeza kuki, ku ruhe rwego? Ese ubu projet uhugiyemo ni iyihe muri izo filime zawe? Ntabwo okay, narakoze ariko n'ubu ndacyakora, ntabwo birangiza ku rwego runini cyane rwo hejuru, ariko nanone hari ibintu byinshi bimfasha, bimaze kumfasha.
ntabwo navuga ngo nageze hejuru cyane, nyine byamfashije ibintu byinshi cyane kubera ko hari ibintu byinshi nyine ntarabasha kugeraho cyangwa kubona. bivuze ko ubu wakuyemo nk'akamodoka konyine, ubu inzu nayo uri guteganya ikibanza cyangwa se ni ibintu bisanzwe uracyari gukuza impano yawe nk'ibisanzwe? turacyakora, ntabwo n'ubundi nyine ntabwo umuntu ntabwo ajya kwiga ngo arangije, urakomeza ukiga mu buzima nyine, urakomeza ukiga, ntabwo wavuga ngo narakuze nageze aha ndahagaze. Yego hari aho navuye, hari ibyo nakoraga mbere ntagikora, ariko ubu ngubu nyine ndacyashaka kugenda nkagera hejuru, nkabona ibintu birenze ibyo mfite. nta muntu utifuza gutera imbere muri byose. Ubu filime ya mbere wagaragayemo uvuga ko ari filime yitwa gute? Ese wari ufitemo iyihe role muri iyo filime? filime ya mbere nagaragayemo yitwa Madiba series. Madiba series. Okay, filime ya mbere nagaragayemo yitwa Madiba series. Nagaragayemo muri episode ya 5, 6, 7, 8 kugeza ku 9. Ese muri iyo filime Madiba series wari ufitemo iyihe role? nari mfitemo Aurere ndi umusista, mfite musaza wanjye tubana, ariko nanjye bisa nkaho ishobora kuba yararangiye ntazi nyine uburyo twabanagamo kubera uburyo twayikinnye. Yari musaza wanjye, ariko akenshi yabaga musaza wanjye tugeze ku nshuti ye y'umuhungu. Mugeze ku nshuti ye y'umuhungu? Yego. Aho hantu rancanze nsobanurira neza mbyumva. Nyine okay, mu rugo akenshi ntabwo twakundaga gukorera mu rugo, ariko yari musaza wanjye, ariko yari afite inshuti ye y'umuhungu, akazajya nyine ayibwira ati mfite musaza wanjye, mfite mushiki wanjye wavuye i Burayi, ariko naguha pasi, nyine ushaka kumuha pasi. Ariko mu by'ukuri nyine musaza wanjye yari umuntu wikundira ibintu byo kunywa, ibintu nk'ibyo, ashaka ngo aduhe pasi, noneho nyine njye nkora amafaranga nyazane tuyakoreshe. Muri make ubwo wari nk'igicuruzwa cyiwe? Oya, nari mushiki we, urumvikana, ariko nyine ntabwo twari dufite ababyeyi. Ariko kubera ko umusaza wanjye yakundaga ibintu by'amafaranga, ibintu nk'ibyo byo kunywa, kandi azi ko iyo nshuti ifite amafaranga, niyo mpamvu nyine yakundaga kumbwira ati njye kubahuza n'uriya muhungu muhe pasi, noneho ujye uzana amafaranga. Ibintu nk'ibyo nyine niko sitori yari imeze. None ubu ngubu kuva icyo gihe hari byinshi byari bitaragenda neza, ubwoba bwari bukiri bwose cyangwa se bwari butangiye no kugabanuka? Kuri iki gihe urwego ugezeho ni uruhe? nyine nyikina muri Madiba niyo filime ya mbere nakinnyemo, ariko dukoresha kamera. Rero ubwoba bwari bwarashize pe. Nyine abo ngabo muri quartier bafone navuga ko baninyuye, hari ikintu byamfashije, byaninyuye kwicara imbere ya kamera nk'abantu nshobora kuvuga, nyine byaraninyuye tu. Ntabwo nari mfite muri Madiba, narabikoze. Yego ntabwo byari byakabasaba cyane, ariko narabikoze, nanjye mbirebye mbona ko nabikoze neza. None nari ndimo nkubaza ubu urwego ugezeho ni uruhe? Ese muri iyi minsi uhugiye ku iyihe proje? Niye filime? Muri iyi minsi turi gukina indi seri nshyashya, sinzi niba ari ngombwa kuyivuga. Sindi ubwo, ariko witubwiye nibyo byadufasha kugira tumenye nyine ko ari ibya nyabyo. Muri iyi minsi ndi gukina muri seri yitwa WhatsApp series. Ni seri nziza cyane pe, nayigutura. Yego. Muri iyo seri ukinamo ufitemo iyihe role?
muri iyo siri mfitemo seni isekeje cyane nayo ndayireba ngaseka no mu rugo barayireba bagaseka pe irasekeje nyine mfitemo sene mba ndi umusista mba muri quartier nyine wenda irahituje ariko nyine nza guhura n'umuhungu witwa WhatsApp nkamuha nimero tukavugana ariko nyine uwo WhatsApp nanjye ntabwo ndasobanukirwa uwo ari we kubera ko nk'agasene duheruka gukina WhatsApp nyine arancanga arampamagara nkajya kumusura nahora kumusura nkajya kubona mu kanya haje undi muntu ngo w'umumama ari we bikancanga ukuntu nyine urebye WhatsApp nyine nawe sene mfite miracanganye bankunda WhatsApp ariko WhatsApp birashoboka ko hari ikintu nyine abamisha ntazi icyo ari cyo ntabwo ndasobanukirwa neza nanjye ariko nuyireba uzasobanukirwa sawa none Elizabeth ubu imana yawe urashaka kwigera he kugeza kuki ese urashaka igarukire mu gihugu gusa cyangwa no hanze yacyo bikunze yewe ngiye nkunda igihugu cyanjye mbere y'ibindi byose impano yanjye izakomeza ikure kandi ikurire mu gihugu cyanjye bishobora kuba byiza ko yanarenga wenda ahubwo amafilime dukinira mu gihugu cyacu niyo ashobora kugenda akagera no ku rundi rwego no mu bindi bihugu bakajya bayareba bakayakunda ariko apana wenda kuvuga ngo nagiye se nagiye gukinira hehe bibaye ngombwa nabyo byakorwa ariko nyine ikiri imbere cyane ni uguteza imbere iby'iwacu tugakorera mu gihugu cyacu ahubwo nabo mu bindi bihugu akaba aribo baza bagashaka gukorana natwe ibyo dukorera mu gihugu cyacu none Elizabeth watubwiye ko ufite impano zigiye zitandukanye sibyo yes none muri izo mpano turagira ngo tugaragarize imwe muri zo cyangwa se niyo wazitubwira zose ukadusobanurira nyine ukuntu nazo zaje hanyuma ukanazitugaragariza nibyo nshaka ko utubwira mfite impano nyinshi izi ikindi kintu nabonye mfite impano nyinshi mfite impano yo kumva vuba cyangwa kumvira nshobora kumva uri kuririmba nkahita numva ko uzi kuririmba cyangwa ugerageza cyangwa ntabyo cyangwa nkumva ko ufite ijwi ryiza iyo ni impano imwe muzi ufite iyo ubwo ibaye ya kabiri iyindi nshobora wenda no kureba umuntu nkahita amenya namuha ko yayishobora cyangwa atayishobora bitewe n'ukuntu namubonye tu ariko nanone njya ngerageza kuririmba ni ukugerageza ahubwo urabizi watubwiye ko ufite n'impano yo kuririmba yesi mba numva njyewe nyifite ariko nshobora kuririmba nanone wowe cyangwa se undi muntu agahita avuga ati sha wapi kabisa turagira ngo turirimbire twumve kabisa njye nakubonye nikubona mbona ko iyo mpano nayo ikurimo cyangwa byakunda nari nzi ko ndi bubikubaze n'ubundi nta kibazo nagerageza akira ngaho turirimbire rwose twumve iryo jwi ryawe ryiza pe tubwire nyuma uraza kutubwira n'imishinga ufite nimba uteganya kujya muri studio nimba hari indirimbo zawe ufite ushaka gusohora uratubwira ntacyo banza uturirimbire shaka kandi gutekereza indirimbo nyinshi ntabwo ari indirimbo yanjye ngiye kuririmba naririmba indirimbo y'undi muntu ntacyo bitwaye ngiye kuririmba indirimbo yari n'isanzwe yitwa none mu buzima none Elizabeth ndagira ngo ubaze nabonye uzi kuririmba ukina filime komedi uragerageza none ndagira ngo ubaze ese waba ufite umukunzi
umukunzi yego ndamufite ntabwo ndi single. Afite umukunzi? Yes. Ese umukunzi wawe yaba yitwa nde? Okay, ni ngombwa kuvuga izina? Iryo zina turashaka turimenye, ariko nimba atari na ngombwa ntacyo, ariko njyewe ku bwanjye ndagira sobanurira abakunzi ba Lion TV umukunzi wawe ninde koko, nimba umukunda by'ukuri. Okay, umukunzi wanjye yitwa Rocky. Rocky? Yes. Rocky tuzi kirabiranya se? Oya, umukunzi wanjye yitwa Rocky. Sumbashije izina? Yes, nkubwiye izina ryonyine. Okay. Umukunzi wawe yitwa Rocky. Ese umukundira iki? Ubona ari icyo arusha abandi basore, kuki ari we wahisemo ko mukundana? Mukundira iki? Ni mwiza, ni boga, aritonda, ni byinshi cyane ntabwo nabivuga ngo mbirangize, ariko nyine birahari, ntabwo bivuze ko n'abandi batabifite, ariko nyine nibyo mubonaho. Nibyo umubonaho? Ese kuri iki gihe nyine ku myaka yawe runaka ufite ntazi, ntabwo ari ngombwa kwikubaza, ese urumva ari iyihe ntego ufite mu ubuzima bwawe busanzwe muri make, urumva ari iyihe ntego ufite y'ubuzima? Avuze? Ndakubwiye ngo mu buzima busanzwe bwawe, yenda haba ku mpano zawe ufite ni nyinshi, ese urumva ufitiye iyihe ntego mu buzima ushaka kugeraho, haba mu mpano zawe cyangwa mu buzima busanzwe? Ari iyihe ntego nshaka kugeraho? Mu byo nkora bya buri munsi, ikintu kiri imbere ni filime. Numva ko nyine nshaka kugera ku bintu binini, nshaka kugera ku rwego rushimishije, nk'uko tubona abantu nyine bari ku rwego rwo hejuru rushimishije, ariko mu kuhagera hari ikintu kigoye nyine, wenda mu Rwanda cyangwa n'ahandi. Hari igihe usanga umuntu afite nk'impano runaka, ariko ugasanga ashara aho ngaho nyine yabuze ukuntu abigenza, arayifite nawe arabizi, nawe arabikoze urabibona ko ayifite, ariko nta kuntu afite nyine yayerekana. Icyo gihe nimbasha kugira ibyo ngeraho runaka, numva ko nshobora gufasha abandi bantu bafite impano runaka bakazamuka. None uri muri sinema nyarwanda, urayikurikira cyane, ese nk'umuntu w'icyitegererezo cyangwa role model wawe muri iki gihe hano mu Rwanda, hano iwacu mu Rwanda, ubona ari nde? Cyane benshi muri sinema nyarwanda, uruganda urimo, ubona ninde role model wawe, umuntu uri kubona agendera ku murongo ushaka kugera ku iyo mpano yiwe cyangwa ukanamurenza, urabona ninde mu bakinnyi ba filime nyarwanda? Kari benshi cyane. Dushakiremo umwe ubona koko ari kubigukorera. Umwe wenyine ubona ko uno muntu nagira byinshi mwigiraho kabisa. Cyane benshi pe. Ubundi kamubwira, nabonye muri sinema, kubera ushobora nko kujya gukina filime runaka mugasanga harimo amasene menshi kandi atandukanye, bikagusaba kuyinjiramo. Ushobora gukunda umuntu kubera sene wabonye akina, ariko ukamukunda ukavuga ati kubera yakinnye kuriya buriya ni kameza. Rero nshobora kukubwira nkurikije wenda ngo filime runaka nabonye yakina, nabonye yarayikinnyemo neza, kandi aho ngaho ntabwo ari byo. Ni benshi, ariko umuntu nkunda cyane urankunda Bahavu. Yes. Ndamukunda cyane pe. Uramukunda? Ukunda ibya? Ndamukunda kandi nkunda uburyo akora ibintu, ukuntu akora ibintu bye, uburyo akinamo, uburyo yitwara se, ndabikunda cyane. None n'abandi benshi buri wese mukunda ku giti cye, uburyo akora ibintu bye biba ari byiza. Niba baguhaye orere yo kwitonda, uburyo ubikoramo biba ari byiza, no kugira amahane cyangwa se
gushwana sinzi ko nabyita nabwo ukabona umuntu arabikora neza rero nkunda buri muntu ku giti cye niko nabivuga. noneho ibyo bivuze ko ntabwo ukunda umukinnyi ahubwo ukunda umukino akina. Oya ahubwo nyine niba twinjiye muri sinema niko bimeze kubera ko nshobora gukunda nkunda umuntu kubera uburyo akinamo apa nibyo ari gukina uburyo ubwo yitwara mu bintu bamuhaye. Yes. none Elizabeth watubwiye ko ufite umukunzi kandi muri sinema harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ese hari nk'amarore agiye atandukanye bashobora kuguha nka role rindaya, ese uri mu buriri uri gusomana, iyo umukunzi wawe abibonye nta kintu kinini kimubangamira akabikubwira? Okay, wenda ntabwo byabura kubera ko mu buzima bwose ubuzima bwa buri munsi habamo abantu. Wenda nk'uko Aline akunda kubivuga hari umukobwa witwa Aline nawe nkunda ngo mu buzima bwose cyangwa mu kazi kose dukora ngo mu bamotari habamo abantu bitonda n'abatitonda, mu bakora muri leta cyangwa n'abikorera bose habamo abantu nyine. Ntabwo byabura umuntu wese ashobora gufura bitewe n'ibyo uri gukora cyangwa uri gukina, ariko no kuvuga ngo umuntu usobanukiwe uba ufite mu mutwe utekereza akavuga ati mu buzima ibi bintu nyine kubera ko tubikora hari impamvu tubikora, ababizi ko nyine ni ugukina. Hari umuntu udasobanukiwe rero ngo ni ugukina akagira ngo abantu benshi bazi ngo niba ukinanye n'umuhungu hariya wenda muvuye muri dushe cyangwa mugakina muri kujya kuryama, abenshi bazi ngo koko ngo niba mubikinnye ngo yego ni imbere ya kamera, ariko buriya nyuma ya kamera ngo n'ubundi ngo bagiye kuryama. twebwe niko tubizi, ni nako mwatugaragarije ibyo tubona tubona ko ariko kuri iriya nyine biba ari filime ntabwo nyine biragoye, ariko abanyarwanda bari kugenda basobanukirwa. Niba ari ugukina kenshi mushobora no gukinira muri shambure ariko harimo abantu benshi, ariko abo bantu ntabwo mubagaragaza muri iyo filime ngo tubona koko bari bahari. Niba mukinnye filime muryamye cyangwa muvuye mu buriri, twebwe ibyo mwatugaragaje nibyo dufata. Ese ni he bihuriye n'ukuri cyangwa bitandukaniye? Nanone muba mugomba kumva iriya ni filime nyine, niba yakinnye agira amahane mu buzima busanzwe akaba yitonda, ushobora kureba ya filime ukavuga ati mwana we ukavuga ati no muntu ubwo kangende kuratangubita, ariko nyine ni ubujiji. Sinzi ko atari ubujiji kubyumva gutyo. Umuntu niba yakinnye filime ariko wenda kwica umuntu cyangwa se ari indaya nk'uko wari ubivuze, biragoye ko ushobora kuyikina ufite umusheri ariko afite imyumvire nk'iyo ngiyo, ntabwo byashoboka. Ariko iyo ari umuntu usobanukiwe uvuga ati yes ndabizi ni ugukina nyine ni filime biriya, icyo gihe murumvikana mukabikina nyine ukagenda rwose kumva nta n'igitangaza kirimo. None kamubaze sinema cyangwa se filime nyarwanda ushobora no gukina n'izindi zitari nyarwanda ariko niyo mpano yawe. Ufite umukunzi wawe Rocky uramukunda cyane nawe aragukunda, ariko ibintu ukora muri sinema ntabyishimiye, amarore uhabwa ntayishimiye kuko ntabwo uri director niwe utanga, umwanditsi niwe utanga role, director akagufasha kuyishyira mu bikorwa. None umukunzi waramutse atishimiye izo role uhabwa, bagusomye yakubonye wambaye ubusa yagize gute, biramubabaje, arakubwiye ati bivemo aka kanya ni impano yawe wari ufite inzozi zo kuzagera kure, ariko arakubwiye ngo bivemo aka kanya, akubwiye ngo bivemo ntabwo abishaka, biramubangamira, wakora iki kandi niyo mpano yawe? Ntabwo navuga ko bitarambaho, ariko muri aka kanya tubari by'aka kanya, muri aka kanya aramutse abibwiye akabwira ati ibintu ukora ntabwo mbishaka bireke, kubera ko nzi icyo nshaka, wamukatira ukamwihorera akigendera.
akazashaka abandi cyangwa nawe ugashaka abandi muhuje ibitekerezo muhuje nk'ibitekerezo byo kuvuga ngo nimba ugiye gukina nta kibazo ni filime wamureka kubw'impano yawe wamureka kubera ko ndi kumva ntabwo yaba anyizera arakwizera aragukunda nawe urabizi ariko abonye rero uhabwa cyangwa se nawe ntabwo ari wowe uziha rore abonye rero yenda tuvuge ko hajemo gufuha arakubwiye bivemo bireke ntabwo mbishaka ese ko ariyo mpano yawe hari byinshi watakaje hari byinshi wagiye wigomwa kugira ugereho wabigenza gute muri aka kanya biragoye kuba umuntu ashobora kuguhitishamo ngo uhitamo shiri wawe cyangwa uhitemo akazi ukora ureke kimwe kandi byose ubikunda biragoye ariko njyewe nakubajije nsubiza urambwira ati njyewe namureka cyangwa se twaganira byananirana nkamureka cyangwa impano nayireka gakomeza n'izindi mpano mfite ni nyinshi muri aka kanya byangora ariko ntabwo nava muri sinema kubera ko umuntu yambwiye ngo kubera iriya rero baguhaye ngo ntabwo nayikunze ngo aho ngaho ubwo waba utanyizera niba utizera ko nyine ndi gukina ndi mu kazi ariko ku rundi ruhande aho ngaho ntabwo njye nahitamo ahubwo wowe wahitamo ariko ntabwo nareka ntabwo nava muri sinema tu wowe wahitamo kundeka cyangwa n'ibindi ariko njye ntabwo nahitamo ahubwo njye naguma mu byo nkora ubwo wandeka nyine ukandeka n'ubushake bwawe ubwo wamufungana umutwe nicyo ushatse kuvuga ese ubwo haba harimo urukundo cyangwa oya nanone hari igihe urukundo dukoresha amakosa ntabwo umuntu mukundana yakubwira ngo kubera ko mukundana barakubwira ngo ugenda ngo unyicire uriya muntu ngo yamemukiye ngo kubera ko umukunda ngo ugende ubikore kandi ureba urwego njye nakubajije ni wowe mwanzuro wafata hagati aho wabanza ukamuganiriza ese binaniranye wakemera ukabireka ugakora izindi mpano cyangwa wakomeza ukamureka cyakoze byaterwa n'ukuntu muzi icya mbere abizi ko ubikora mwarabiganiriyeho bihagije ariko nyine njye ngasanga wenda ni umuntu umeze gutyo akambwira bireke namubaza impamvu noneho namusubiza cyangwa se nkahitamo bitewe n'impamvu amaye ariko amaye impamvu zo kuvuga ngo ni ukubera amasene baguha sinyashaka ibintu nk'ibyo namusobanurira nkamubwira ariko biriya tuba turi mu kazi tuba turi gukina niko namusobanurira nkagerageje kumwumvisha ariko atabyumvishe nyine nabona kuzi ibyo ngomba gukora atabyumvishe nta kundi tu wamureka ntabwo namureka ahubwo yandeka we ubwo bivuze ko atishimiye imico yawe cyangwa se ibyo urimo yakureka akishakira abandi nta kibazo ubwo yandika nyine kubera ko ubundi muntu ukunda nta bintu byo guhatiriza umuntu nyine aragukunda cyangwa se ntagukunda ariko nubwo bisobanuye ko niba umuntu umukunze nawe agomba kugukunda niba nkubwiye ngo ndi mu kazi ntubyumve ntabwo uba unyizera niba uhisemo kundeka ntabwo nshobora kuguhatiriza ngo nyine ngo windeke none byari byakubaho ko uhurira n'umusore kuri sene runaka nta birenze mwakoze ni ibisanzwe cyangwa se aho uri gukinira uwo musore akujemo kandi mu by'ukuri ufite umukunzi uwo musore wumvisha hari ukuntu agukuruyemo umudise w'urukundo ese byari byakubaho ibyo bintu oya ntabwo birambaho ntabwo birakubaho ntabwo birambaho kubera ko niba ngiye gukina nkundana nawe tugiye gukina nyine dukundana ariko niduhaguruka hano aho twakiniraga ntabwo turi bube tugikundana none ubwo wowe ntabwo bikuriwe we hari igitekerezo agize bitewe n'uburyo mwakinanye uburyo mwaganiriye we hari igitekerezo agizeho ayumvisha kwishimiye araje akugejeho igitekerezo cye
wabyakira ute wamufata gute? Okay. Abimbwiye icyambere nyine urumva naba mfite umukunzi, nabimubwira ambwira ati njye mfite umukunzi, niyo ntawe mfite ariko njye nkaba ntamukunze nabwo sinabyemera kuko nyine nanjye yaba yankunze ariko njye ntabwo naba namukunze. Ndumva nyine ntago twakundana kubera ko twahuriye mu gukina akankunda ngo duhite dukundana. Dushobora no gukundana nyuma ariko atari izo mpamvu z'uko twakinanye. Ese uramutse ukundanye n'umusore mukora akazi kamwe muri buri bimwe, yenda muri no muri company imwe cyangwa se muri groupe imwe, ese urwo rukundo mufite ntabwo rushobora kwica akazi, yenda mugatandukira akazi kagapfa? Ukundana n'umusore muri groupe imwe cyangwa muri company imwe ikina filime, murabonana cyane bihagije buri munsi muri kumwe, ese ntabwo byagira ikintu bibangamira ku bijyanye n'akazi kanyu? Dukundana dukorana, murakundana murakorana mu kazi kamwe, turi mu kazi. Icyambere ntabwo mushobora akazi mwamukoranaga ari kwirwa mwicaranye ngo muraganira ngiki. Yes, mushobora kuba no mukorera wenda nko muri birimwe kandi mugakora nyine mukamenya ngo ano masaha nyine turi mu kazi, ku buryo niyo wajya kumuvugisha mubwira iby'akazi noneho mugakundana nyine nyuma y'akazi. Njye ndumva nta kintu byakwica to. Urumva nta kintu byakwica? Noneho katugushimire kuri byinshi wari umaze kutubwira. None ubu kambanje mubaze, hari ikibazo ngiye kukubaza, nditonda neza ucyumve, urabanza ucyumve neza. Ndakubaza bibiri kuko nabonye ufite imana nyinshi cyane, ariko bidakomeye. Ntabwo bikomeye, biroroshye ariko byana gukomerera bitewe n'impamvu runaka, bitewe n'umutwe mfite. Rimwe kongeraho 0 ni kangahe? Rimwe kongeraho 0 ni kangahe? Rimwe kongeraho 0. Uri kubona kwandika. Wanditse rimwe se kongeraho 0 cyangwa? Ndakubwiye ngo ndakubajije, nawe ugiye kumbaza, ndakubajije rimwe kongeraho 0 ni kangahe? Rimwe kongeraho 0. Okay, ni 10. Rimwe kongeraho 0 utubwiye ko ari 10. Ushingiye kuki? Icyambere ntabwo uvuze ngo rimwe guteranyaho 0, ahubwo urambwiye ngo rimwe kongeraho 0. Numva ari 10. Okay, icyo kibazo uraditsinze nicyo rwose, kuko kongeraho no guteranya biratandukanye. Yes, ndumva bitandukanye. Okay, uragisubiza uko kimeze. Okay, uramutse ufite mama wawe ararwaye pe, ubana na mama wawe wenyine ararwaye cyane, ufite umusore ugukunda cyane, afite amafaranga ariko aragukunda cyane cyane, afite amafaranga yaguha ukavuza mama wawe ukagira gute buri kimwe cyose, aragukunda pe, ariko nawe hari undi musore w'umukene mukundana, nawe aragukunda ariko nta bushobozi afite bwo kuvuza mama wawe muri ako kanya. Yes. Ese wakemerera nde muri ako kanya ngo mukundane? Njye nabankunda uwe umukene, ari umukene aragukunda n'umukire arankunda, njyewe nabankunda uwuherera. Wowe ukunda umukene ariko mama wawe ararwaye cyane uramukunda nawe. Yes. Uriya mukire akubwira ko hari amafaranga ashobora akaba muzima, ese wahitamo undi muri abo babiri? Man, umuntu yahita bibyunzwe kubera rero reka no kukubeshya. Nanjye ndashaka ko mbwiza ukuri, ntabwo abakunzi ba Lion TV wababeshya. Ubwije ukuri, hari umuhungu w'umukire hari n'uw'umukene no gukundana, ariko mbere y'ibyo byose aho hagati aho harimo n'umubyeyi. Yes, nyine kangusubiza ikibazo kimwe urahita ubyumva. Mbere y'ibindi byose mama wangize imbere,
ni ukuvuga ngo nakora ikintu icyo ari cyo cyose. yego Yes, bwa mama. bivuze ko wahita wikundira wa musore w'umukire Nawe sinzi akaguha ko amafaranga. namukunda nyine. Yego. Mama ni ikintu gikomeye mu buzima bwanjye ku buryo ntabwo nyine nta kintu na kimwe nshobora ko nta bushobozi muri ako kanya afite bwo kuba yagira icyo afasha mama wawe kandi uramukunda cyane uremeye usanze wa musore ukize afite amafaranga avuje kuri wowe ntumukunda kwari ukugira ngo mama wawe akire ubwo sinzi ukuntu byumvishe ariko mama niba ntabwo naba niyitayeho sinzi ko wenda ariko nabyita ariko nyine njyewe numva ko mama wanjye ni ibintu byose kuri njyewe nabanza nkamwitaho njyewe nta kibazo sinzi wenda we ku giti byazamubabaza ahubwo abyumvishe ariko njyewe nakwita kuri mama kurusha undi muntu wese ibyo byo wenda urukundo nshobora kurushyira ku ruhande kubera mama ikintu icyo ari cyo cyose nagishyira ku ruhande kubera mama ubwo bivuze ko rwa rukundo rwabakundaga umusore w'umukene musize ku ruhande ntabwo umukunda ariko byanga byakunda yenda hari igihe kizagera ukamukunda nanone nyine njye numva bavuga ngo ushobora kubana n'umuntu mudakundana ngo ukazamukunda nyuma ariko ibyo ntabwo nzi niba ari ukuri ariko ikibazo ari mama wenda nka mama umbwiye ati wa mwana wanjye biriya bintu by'amafilime simbishaka kubera izi mpamvu zinizi hari aho byagera mama nkamwumvira kandi wa muhungu dukundana ntamwumvira urumva mama ndashaka kumvisha nyine uburyo mfata mama wanjye yes rero bakunzi ba Lion TV nk'uko mubyumvishe murumva ko abasore b'abakene rwose ntawe turi kugana pe nk'uko twabyumvishe niko ibyo ngibyo byose ntabwo ndi kubitekereza njye natekereje iyo mama wenyine ibyo ngibyo nyine uri kuvuga ngo abakene nyine birumvikana byaba bibabaje ariko nanone mama wanjye rwose ukuntu baravuga mu kinyarwanda bakabura ntikaboneke n'nyina rwose ubwo rero wakemera gukora buri kimwe ku bwa mama wawe kuri mama wanjye nta kintu twavugana ukereka nkubaze none mama wawe aravuwe arakize ariko yenda asize ikindi kitari ya ndwara kandi wa musore muri kubana ntumukunda uwo mwabanaga yenda ubwo aho nyuma wazasubira kuri wa musore cyangwa wakomeza ugahatiriza hariya urumva nanone aho kugira ngo nsange umuntu utankunda ngiye nkunda ngiye nasanga wundi unkunda aho kugira usange uwo ukunda wasanga ugukunda kuyihe mpamvu kubera ko nshobora no kuvuga ngo ngo ngiye kurwanirira uwo nguwo w'umukene nkagenda ugisanga ahubwo niba wundi uguteje umutwe nyine wenda nyine abantu bagira ibibazo runaka ariko ushobora no gusanga wa wundi ugatanagukunda kandi wowe wavuze ngo nubwo ari umukene ngo ariko ndamukunda yego uramukunda ariko wowe nyine ushobora no kuba atagukunda bishatse kuvuga ko wenda uwo ukunda aba akunda undi yenda ariko wowe ugukunda nyine abankunda njyewe birashoboka ko yenda nyine ashobora no kugira abandi akunda cyangwa abeshya ariko umuntu nkunda burya niwe wa mbere kurusha njyewe nakunda niko mbyumva tu reka tugushimire cyane ibibazo twakwaje rwose numvishe icya mbere wagitsinze ariko icya kabiri sinizwe neza ntabwo navuga ngo cyakunaniye burya buri muntu afite uko atekereza none rero reka tugushimire twagusanze mu rugo hari byinshi wigomwe none kuri ubu aka kanya Lion TV ikugereze ku bakunzi bawe abagufana ni iki wababwira muri iki gihe wenda nyine ikintu nababwira ni ugukurikira bakareba seri turi gukora yitwa WhatsApp hari n'izindi dushaka kubaha nyinshi n'amakomedi menshi kandi arimo ubuhanga bwinshi
ikindi kandi batwitege muri iyi minsi. yego Eh, abakunzi bawe bakwitege. Okay. None ese njyewe hari ikibazo nari wenda nashatse kukikubaza ariko ngenda nanga ubu njyewe nagira nkwibarize gatoya. yego. Ubu nk'iyo uvuye mu rugo uracyari mu rugo ubana n'ababyeyi, iyo uvuye hano mu rugo uvuze ati ndagiye kandi nta kintu uri buze kwinjiza mu rugo, se babifata gute? babibona mu yihe wowe uragenda bo bakabona uragiye gusa, ntibazi poroje zawe, bo bakubona muri izo filime gusa. Okay, icya mbere njyewe ndakora mu rugo, ntabwo mbyuka ngo ngende, ntabwo mbyuka nkarabanye ngo ndabyutse wenda nanaryamiye njye muri dushe ndakarabye imise ngenda. Oya, ndabyuka ngashaka ibintu nkora mu rugo nkitegura nkagenda. Sibyo, ntabwo wenda nubwo ari ibintu bya buri munsi ntabwo biraba buri munsi cyane, ariko nyine mu rugo hari ibintu ugomba gukora, hari ibintu ugomba kubanza gufasha mu rugo. Ntabwo mbyuka ngo ngende gutyo, kandi ukuntu babifata ni abantu banshyigikiye, barabikunda, wabikoze neza cyangwa se hano wabikoze nabi. Ni abantu nyine barashaka ko hari ahantu ngera naho mva, nta kintu nabashinze. Ijambo rimwe ni irihe suka? Nyine urumva ni abakunzi ni ukuvuga ngo ni abakunzi bawe muri sinema zawe, muri izo komedi, mbega mu mpano zawe ufite baragukunda, bakunda ibihangano byawe. muri make gira ijambo rimwe ubabwire. Ni ukuvuga ngo niba ari abakunzi ni ukuvuga ngo ubwo barankunda, nanjye ndabakunda. Noneho n'abahise baba abafana banjye batari abafana banjye, yes, nabo ubwo tugiye gukundana, batangiye kunkunda, nanjye ngiye gutangira kubakunda. Natangiye kandi nyine tugiye kubaha ibintu byiza muri iyi minsi. Turi gutegura nyine, turi guteka ibintu byinshi kandi biryoshye. Reka tugushimire cyane. Murakoze cyane. Rero bakunzi ba Lion TV kabisa, umutumirwa wacu mwamubonye, mwumvishe ukuntu yasubije, twabikunze cyane. Ni umuhanga pe, ni umuhanga. Rero icyo mbasaba abantu gukomeza kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu kiganiro The Sunshine, aho tuba turi kumwe n'abanyempano batandukanye. Ni wa musore wanyu NI kabisa. Mukomeze mukore subscribe kuri Lion TV 250 kabisa. Ciao ciao.